Napfuye urumva ubaye iki sha wandangamirwa we mva ko mwigize sha nabi sha muraje mubone noneho ufashwe n'ibikira ubundi ibikorwa byawe ntabwo byabura kugaruka. hari uwo ngo utakiye wamuheha we ibyawe si byo ni bizima ibikorwa byanjye se hari uwo bigushinze ubundi mukurikirane mwagiye mumenya ibyanyu. twongeye kubasuhuza abantu bacu badukurikira kuri Bwenge Media. Wowe ugeze aha bwa mbere tuguhaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe rero noneho uburyo hakorwa izi video za cartoon video. Tugiye kureba hamwe noneho video dukoresha application yitwa Protagon. Utayifite biragusaba kuyidownloadinga kuri Play Store. Downloading iyi application kimara kuyigeramo turihuta cyane kugira ngo iyi video ibe ngufiya cyane. Urayikandamo rero utegereza loading nkuko tumaze kubibona haruguru, noneho batwereke features ubwo no kuvuga ngo ni background dushaka gukoresha. Ahangaha rero dufite background zigiye zitandukanye. Hari background ubona ko hano zidusaba gukora subscribe cyangwa se subscribe no kuvuga ngo turazishyura. Izi background zigiye zitandukanye, izi zose turi kumanuka tureba ni background zisabwa kwishyurwa kugira ngo tubashe kuzikoresha. Ariko hari na application cyangwa se izindi background z'ubuntu. Iyi application ya cartoon ifite n'izindi background z'ubuntu dushobora gukoresha. Iyi ngiyi murayibona, iyi ngiyi ya hagati mu mihanda, izi ngizi tugezemo ni iz'ubuntu, ariko ziriya zigaragaza ko zifite akamenyetso k'agapaniye k'umuhondo hariya hejuru zose kugira ngo uyikoreshe urayishyura. Hakaba harimo n'abantu rero, ubwo rero abantu nukuvuga ngo ni abactor hano turabafite ab'ubuntu, hari n'abandi bakoreshwa. Urajya rero nyuma yo kwemeza background y'ubuntu cyangwa se iyo wishyura we bitewe n'uko ubishaka, urajya hariya muri actor wemeze ngo ninde nshaka muri bariya. Hano twemeje Scott, twemeza na Liz. Kubimwemeza no kujya muri actor ukabyemeza bakakujyana mu bantu ugakoraho cyangwa se ukamwemezaho. Ikindi tuba dushobora gukora, imbere ye haba handitse ibijyanye n'imyitwarire dushobora kumuha cyangwa se na position dushobora kumushyiraho. Dushobora kumushyira left, tumushyira right, tukumushyira ku muhanda. Noneho twihuse gatoya rero tukimara kumushyiraho tugiye kwemeza imyitwarire. Wakomeza ko aba yishimye arakaye imbere y'izina rye naho biriho. Igisigaye rero urabona ko twamaze gukanda deja kuri karakantu k'akamikoro tugiye kuri codinga ijwi dushaka kumuha. Urabona kabaye umuhondo. Nyuma yo kuri codinga tuzamuye volume kugira ngo twumve ese aravuga iki, uyu muntu ari buvuge iki. Nyuma yo kumwemeza ushobora kumuha speech ari buvuge, ni wowe wiri codinga ukemeza icyo avuga. Mbere y'aka kantu k'umuhondo rero urahabona udukoni dutatu dutambitse. Turiya dukoni dutambitse ushobora kuzamura ijwi cyangwa se ukarimanura. Hano turagarutse, ushobora kuvuga uti aho nari namuhagaritse ndabona atariho, reka muhagarika ahandi. Uragenda wemeze muri hariya imbere y'izina rye umuhe position wowe ushaka. Hano wamushyira kuri kona, wamushyira he kuri left side iruhande rw'urugi se, bitewe naho ushaka kumushyira nkuko twabibonaga haruguru. Turakomeje rero, urabona ni abantu babiri, umwe twamwicaje hafi y'inzu undi twamwicaje hirya. Ni batoya ariko nidutangira kubavugisha amagambo bari bube bagaragara. Ahangaha rero imbere y'izina nanone twemeje izina Liz tugiye kumuha behavior, kumushyiriraho imyitwarire. Ese araba ari umuntu wifashe he ku mutima, heart attack, nk'umuntu ubabara umutima. Wabonye ko twemejemo baduhaye amagambo menshi ashobora kugaragaza imyitwarire cyangwa se imiterere, donc gestures. Tukimara kubyemeza nanone turakanda kuri kara mikoro twiri coding ijwi turi buvuge mu mwanya we. Ushobora kuba ari wowe uri buvuge cyangwa se ufite n'undi uri bugufashe. Ijwi turaryumva rijyanye na ya gestures. Dushobora kurihindura rero dukoresheje utu dukoni dutatu tuzamuka, twadukoramo ijwi ukarijyana hirya cyangwa se ukarijyana hino kugira ngo ijwi ribe rihinduka. Tukajya no kuri Scott, hari amagambo yavuzwe na Liz, reka noneho Scott nawe tumwemezemo imyitwarire ye.
tugiye kumushya imyitwarire ari guseka. Rafahad twamaze kubyemeza, naho turajya ku kamikoro tugiye kwikodinga. Uramubona arasetse azunguza umutwe imbere ya wa mwakita wa mbere. Turi rikodinga cyangwa se nawe ubwawe wirikodinge ibyo ushaka ko abo bantu cyangwa se izo cartoon video zivuga. Okay. Twamaze kurikodinga. Tumaze kurikodinga nawe turabyemeza. Imyitwarire ye yari afite dushobora kubihindura nubwo twaba twamaze kurikodinga ijwi, tukemeza izindi gestures ashobora kuba akora, ariko ni ku bushake. Niba wabikoreye rimwe no worry. Urabona twongeye dushyizemo Lizzy, tugiye kumuha speech nawe avuga, tugiye kumushyiramo ababaye angry, twongeye turi coding. Ni ukuvuga ngo ibiganiro byose ushaka gukora uvugisha izi cartoon byose wabikora uko byaba bireshya kose. Icy'ingenzi ni ugukora kuri cartoon photo cyangwa se umuntu ushaka gukoresha, ukajya hariya muri message warangiza ukamuvugisha, ukirikodinga, ukemeza ijwi. Okay. Okay. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora filime cyangwa se video ndende bitewe n'ikiganiro wateguye. Urabanza ukandika icyo ushaka kubavugisha, icyo ushaka kubakoresha. Ahangaha rero volumes tugabanya, ni ukuvuga ngo ni handi twa dukoni tunababwiraga haruguru, aho nshobora guhindura ijwi rya Lizzy rigatandukana n'irya Scott kandi bose ari ijwi ryanjye nakoresheje, ariko ukumva ni amajwi abiri atandukanye. Rimwe rero urarihindura niba urigejejemo hagati, iry'undi ukariheza kugira ngo ayo majwi abe ari amajwi atandukanye kandi kugira ngo abashe kunogera abaguteza amatwi. Hari benshi rero batiyumvisha uko izi video zikorwa. Iyi video rero iyo urangije kuyikora wayitunganyije, ukora save, urayisavinga ugategeza 100%. Mu kiganiro gikurikira rero nzabereka uburyo ki ushobora kweditinga iyi video wamaze gukora, ku buryo n'iriya logo ya Protagons ushobora kuba wayihisha ntibayibone, kuko abenshi mujya mubona bakora izi video ntago bajya bagaragaza ngo ese bakoresha izi application. Abantu benshi bakoresha YouTube rimwe na rimwe, cyane cyane abakoresha ikoranabuhanga, ntago bakunda kubereka ngo bikorwa biti. Nzabereka rero muri video itaha tricks bakoresha kugira ngo ubashe kuba wahisha iriya logo ya Protagons. Turategereza rero, turategereza loading igere 100%, izaba yabaye saved. Okay, yabaye saved. Ahangaha tuba dushobora kuba twaplayinga rero video yacu twamaze kuyibona. Abakora za comedy, donc abashaka gukora YouTube channel zikora content zimeze nk'izi ngizi rero na hanyu, mbibutse gukora subscribe, kukanda share na like kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikirana mu ba mbere. Bye bye.